gihe batari bazi byateguwe. Ibi nabyita gushaka inyungu cyangwa se gushakira amata mu matako ya nyirahuku, kuko buri muntu wese afite uburenganzira mu gukoresha uwo ashaka bitewe n'icyo agamije. Niyo mpamvu nje kubishyiraho umucyo. Ikindi ntabwo ari njye wateje iyi nkundura, kuko umuhanzi we yararirimbye ati inda nene ntiyuzura uko yiha niko yasama, uyiha miliyoni imwe igasabe ya kabiri bwake gasabe ya gatatu muyimamayira. Ibi bintu byatangiye uwitwa Kenisi yateguye match ya Rayon Sport. Mu gutegura match ya Rayon Sport yifuza aba influencer bagomba kumufasha muri stade Amahoro. Inama ya mbere yarabaye, iraba hazamo n'abanyamakuru ba sport. None kubera ko bari benshi, Kenisi akavuga ati abanyamakuru ba sport ndabafite, ariko nkeneye abandi bantu bari buze kuzana abandi bantu bari ku ruhande batajya baza mu bintu bijyanye na sport. Godfather uri kunyumva? Mwese mwumve ahantu iki kibazo cya Eric Semuhungu wenda n'abandi bantu cyagiye gituruka. Mu bantu uwitwa Kenisi yifashishije umuntu wahamagaye abantu ni umuntu witwa Ndahiro Valence Papi, niwe wamamagaye ahamagara Blaise, tumanuka ahantu yari ari Kicukiro, turagenda dukora akanama gato. Abanyamakuru bari bahari barabizi ba sport. Uwitwa Kenisi kuko yari afite icyo ashaka, buri muntu aramubwiye ati kubera ko mbafatiye umwanya wanyu reka mbaye amatike mwakoresheje. Ubwo abanyamakuru ba sport bose bari bahari bagenda babwira bagenzi babo yuko Kenisi ari gutanga amafaranga. Ibi bintu mu byumve neza. Turata twese turagenda, bajya mu kazi kabo, abandi barongera. Witwa Kenisi baravuga ngo kubera iki yifashishije abantu bo muri showbiz, abanyamakuru bakora ibintu bijyanye na sport akatwirengagiza. Niho hahereyeho kurwanya ikintu kijyanye n'umukino wa Rayon Sport cyangwa se n'abantu bari bateguwe n'umuntu witwa Kenisi. Abanyamakuru ba sport yewe mereye no kuba dukorana bamwe na bamwe banze kujya bavuga ku kintu kijyanye na Kenisi. Lorenzo nimba bizi ari hano. Abanyamakuru bagiye muri press conference yabaye kuwa gatatu, uwitwa Kenisi kugira ngo abone abanyamakuru ba sport, buri muntu yagiye ahabwa ibihumbi 20. Ngaba bari hano, ntago ndi kubabeshyera. Lorenzo nibyo abanyamakuru baje bakajya muri press conference ya Kenisi bakora sport bahawe amafaranga, kuko bari birengagije kuza mu bintu bya Kenisi kubera ko yari yashyizemo aba influencer. Babonaga harimo DJ Brian, babona harimo DJ Marno, babona harimo DJ Caspi, babona harimo DJ Crash, harimo DJ ndumva arabo ngabo bari batanu. Uri kubyumva? None aba banyamakuru bose ba sport bagira ishyamba umuntu witwa Kenisi kubera ko atabahaye umwanya ngo baze gutegura ibintu byabo. Ikiza ndi kubivuga umuntu witwa DJ Brian ari hano. Abo banyamakuru bose ba sport mugende mukurikirane mu kiganiro aba bo kuri Radio Rwanda bakoze na ba Lorenzo barimo. Hari ahantu umuntu witwa Kwizigira avuga ngo ibi bintu bya Kenisi ngo nako akagombye ngo kuba ngo hari match ya APR na Rayon Sport ngo abafana ngo amakipe ngafite ngabafana ngo ni ikipe ya APR FC ngo ni ikipe ya Rayon Sport, ngo ntago yaba yateguye umukino, ngo hari umukino mpuzamahanga ngo wa APR ngo tujye kukuzana ngo ibintu ngo bya Gasogi ngajya bijyana kuri TV1. Ibyo bintu byose, ibi bintu byose by'amakimbirane muri kubona byaturutse ku ba influencer Kenisi yahaye umwanya abantu bakora sport bamwe na bamwe nibabyisangemo. Icyabaye none ko umuntu witwa DJ, umuntu witwa Benda ko yabyinnye muri stade ko bitabaye ikibazo, yarabyinnye abantu benshi bari muri stade. None se kuba Semuhungu yarabyinnye muri stade Amahoro ntiyari yambaye ubusa?
abo babyeyi bajya kuzana abana babo muri stade bari bazi yuko Semuhungu ari buhaze. Ibyo bintu mujye mubitekerezaho. Ahubwo aba banyamakuru ba siporo benshi bagize ishyari, bagira umunabi. Mumbwire ibimenyetso byose ndabifite hano, ndabifite. Hari groupe y'abanyamakuru ba siporo yari yakozwe, KNC arangije abona ko abo banyamakuru abafite, aravuga ati iyi groupe aba bari hano, umbwire ngo screenshot y'urubuga rwa KNC Gasogi United irimo abanyamakuru n'abafana ba Rayon Sport, bari aba banyamakuru nabo baraje, bamwe baratutswe. Ndabifite, umbwire ndagufotorera mbiguhe. KNC abona aba banyamakuru arabafite, akora indi groupe y'aba influencer hatarimo umunyamakuru w'imikino n'uyu n'umwe. Ibi bintu byose rero muri kubona bibajijisha byavuye ku ishyari ryagiriwe umugabo witwa KNC, kubera ko yahaye aba influencer akazi. Abanyamakuru b'umupira w'amaguru ntibibonemo, n'abagiye muri press conference ya KNC bahawe 20,000. Niryo shyari ryo kumurwanyiriza ibintu. Ibi bintu rero byose muri kubona hano bibabeshya. Dore ngo Brian ari hano. Semuhungu kubyina muri stade, ninde muntu utarabyinnye muri stade? Ese mbaba ibintu mwabonye muri stade Amahoro uretse ubujiji n'ubugome n'ubutindi no gushaka kwangiza ibintu by'umuntu, ni igiki kidasanzwe mwabonye muri stade Amahoro? Ni igiki cyabayemo kidasanzwe ki? Ni igiki? Lorenzo ngwino hano nkubaze. Ngwino fungura mic yawe nkubaze. Lorenzo fungura mic. Nafungure mubaze. Lorenzo zamuka nkubaze. Harahiye. Lore Emi ukoresha imvugo itahuranya. Iyi ni space friendly igamije oya na bya friendly ahangaha baba ahangaha ntabwo baba bashatse ko ibintu bya friendly biba. Iyo bashaka ko ibintu bya friendly biba ntago nabo bari kubishyira ku karubanda, yari guceceka agafunga umunwa we. Yari guceceka. Komeza Godfather jya inbox yawe nguhereze screenshot z'aba influencer bari barimo na groupe y'abanyamakuru ba siporo n'abantu baba influencer. Bareke gufata umuntu witwa KNC ngo bamwifatire ku gahanga, bareke gufata umuntu witwa Semuhungu ngo bamwifatire ku gahanga. Abanyamakuru ba siporo bifuje kwivanga mu bintu bya showbiz, baje mu bintu batazi. Nibareke nimba bashaka ko noneho aba influencer n'abantu ba siporo bahangana, nibaze tujya mu kibuga twerekane fact, nabo berekane fact zabo. Ibyo bintu ndabitegereje bimpe. Ahangaha ntabwo abugiye kuba umurigata birato. Oya reka mbiguhe kugira ngo nutaha aba bantu bajye baza n'ibintu biri fact, baza n'ibintu byanya byo bajye bareka kuzana urwango mu bantu. Semuhungu ni igiki yakoze kidasanzwe ngo kigenda kahambirwa izana ibyo bimenyetso. Oya ariko Godfather mu by'ukuri usuye inyuma gato, niba Semuhungu yari yamamajwe ko azajyayo, umubyeyi we watwaye umwana we yamutwariraga iki? Naho ngaho aho muri kwerekeza sindi kuhembera mwemuretse gato. Mrs Gateka umukobwa ufite mu nda nkaho urutozi. Emi agiye kubimpa Mrs Gateka. Mbibutse ko ubu turi kuvugana Mrs Gateka agiye gukora ubukwe n'umugabo yakuye kuri Singles Connect. Ubu turi kuvugana. Nizere ko abantu baranga bose ariko bamaje kugana Single Connect kabisa. Singles Connect baragomba kuyigana munda nkaho uruyuki. Bagane Singles Connect. Mbibutse ko iyi niyo company mfite ndi kwamamariza kuko nakunze ibyikora. Mureke tuyigane. Banyarwandakazi ni muze mushakane mubyarane umuryango waguke, muze mushakane n'abanyamahanga tubyara ibyotara. Gateka fata ijambo. Emi ari kunyoherereza ibyo bizibiti. Ijambo ni iryawe. Ngewe nta bintu byinshi giye kuvuga kuko nahereye kare nyine ndi kubyumva, nako kwanza ibingibi byo binamaze n'iminsi. Gusa ngiye ikintu kimwe nje kubabwira mw'abantu, sibyo? Hari ukuntu nyine mufata ibintu mukaza kandi noneho mukabica hirya hino muzi n'ukuri. Mu by'ukuri abantu 2364 ntago hano harimo abantu bafite ubwenge pe, sibyo? Muri ibi bintu byose murimo muravuga, muri ibi bintu byose byabaye kuri stade, KNC rwose mumukuremo pe. KNC mumuvanemo. KNC yarateguye ariko sinawe wahamagaye aba influencer. We yavuze ukuntu igikorwa yifuza ko cyagenda, sibyo? Yavuze ukuntu yifuza ko igikorwa kiwe cyagenda,
hanyuma rero abari bari muri timu yiwe harimo Ndahiro Valence Papi, hari harimo ba Jihadi, hari harimo na ndibaza ko hari harimo n'abandi bantu bo kuri TV1. Baramubwira ati ariko kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo uno mukino witabirwe cyane, nuko twashyiramo influencer, sibyo? Hanyuma rero bakazaza bakabanza bakamamaza kwanza, bamara kwamamaza mugashyiramo n'aba DJ, uri kumva, bakazaza gutanga show. Ndabyibuka igihe kimwe twagiye mu nama, baravuze ati se ubu ni ngombwa ngo duhamagare n'abahanzi? Baravuga ati ariko kuko nta mwanya munini tuzaba dufite wo guperforminga, abahanzi twabareka wenda ubwo tukazajya tureba mu mashow yandi akurikira cyane yiganjemo nyine ubwo umupira wa Gasogi, ko twazajya tubahamagara, sibyo? Njyewe mu bisanzwe nsanzwe nkorera Reyo, sibyo? Reyo ndayicurangira kuri nyine mu bintu by'abareyo nkunda gucurangamo, sibyo? Ariko urumva yari umukino uhuza Reyo uhuranaga we uwo ngo ko yamparikiye mu mwanya, mubwira kurema iyo modoka ye vuba vuba, urumva? Sorry. ibyo ngibyo byo byabaye Okay, ryari sorry. imbere muretse gato ibyo byabaye mbere y'umukino cyangwa nyuma y'umukino? Ibyo ni mbere y'umukino. Mbere y'umukino ibi bintu byanabaye bimaze n'igihe kinini cyane. Iyo modoka bari baparitsemo yari iyande? Oya sorry. Uretse gato, oya ibyo by'imodoka nta hantu naringiye. Okay, uretse gatoya narindi gushaka kugera ahantu ngomba guhagarara ngo mvuge nitonze. Urumva? Noneho rero Kenisi bazana proposal y'abahanzi, baravuga ati ubwo dufite umwanya mutoya abahanzi bashaka kudaperforminga nk'uko babyifuza, reka dukomezanye n'aba influencer, dukomezanye n'aba DJ, sibyo? Mu by'ukuri Kenisi nta muntu n'umwe yigeze avuga ngo uyu ninjye wamutekerejeho ngo reka muhamagare. Ndabyibuka turi no mu nama yari arimo aravuga nk'uwo ngo DJ Kamani DJ mana we ni DJ Crash yari arimo aravuga ati njye ntabwo ndakubona ucuranga, ariko nigeze kukubona bakejo niba gupostinga, ati niho nakuboneye, sibyo? Ntago nyine Gasogi yego wenda perezida wayo ni Kenisi, sibyo? Ariko nk'ibintu bijyanye n'aba influencer numvise umuntu hano, umuntu mukuru arimo aravuga ngo ubwo se ngo nimba ngari byo bari bamuhamagariye gukora, ariko bro namwe nimukazajya mukabya vraiment, sibyo? Niba uhamagaye Brian ntabwo uzi ikintu Brian azakora. Reka mbabwize ukuri ukuntu kuri stade byagenze. Tugezeyo Eric nawe yagombaga ngira ngo wenda kuvuga niba ari ukuvuga, ariko baramubuza, baramubwira ati ntufate mikoro hano muri stade, sibyo? Yari Twabashakiraga yego ati icyo twabashakiraga kwari influencing abantu kugira ngo baze. Sinibaza yuko Kenisi yigeze ananavugana na Eric Semungu ku kibuga cy'umupira, ntago bigeze, sinigeze mbabona ko twese twari duhagaze ahantu hamwe, sinigeze mbona Kenisi aza kumubwira wenda ngamubwire ati twadukoryo twavuganye uze kuza kudukora. Nta kintu na kimwe bigeze nta kintu na kimwe bigeze bavugana rwose. Abo banyamakuru ndabyibuka igice cya mbere cy'umupira kirangiye bakoranyeho, abari bahari baravuze ati abanyamakuru bese duhure, sinzi iyo bavuze ngo bagiye guhurira, nibaza ko ubwo nabo bari bafite indi nama bagiye gukora, sibyo? Rero biratangaje kubona nibyo ejo bundi twari turi kuvuga, nimba uzi yuko umuntu ndaje shu 1 minute okay sawa, uri kumva? Biratangaje ejo bundi nibyo twari turi gukora space, niba uzi yuko umuntu agufitiye nako nta nubwo ari amabanga, niba uzi ko hari ibintu ushobora kumukoshona cyangwa kumukorogoshora agashyira hanze, kubera iki? Njye ntabwo nari nzi ko Lorenzo kabisa avugana na Semu, nkurikije amagambo Lorenzo yavuze ntabwo nari nzi ko we na Semuhungu bavugana pe, kuko yarabyamaganye ngo kubera ikiga ibintu ngo nimwe mwiteye umwaka ngo mwazanya ngo abatinganyi ngo kuza ngo kubye bro. Ntago Kenisi yasabye ko bamuzanira aba influencer bashobora influencinga igikorwa cyabo, kandi ndahamya neza yuko abari bari muri stade kabisa mwabonye vibe zihagije, twararyohewe, twarishimye. Semuhungu ibyo ubwo bukoryo bwiwe yagiye kubyina hariya agakuramo t-shirt cyangwa akaryama hasi, nta muntu n'umwe Lorenzo aramuhakinze. Brian ko agiye Lorenzo aramuhakinze, ariko Lorenzo uzi ngo nawe wishyuze ko yize muri university y'Ubutare wowe. umva Godfa nguhaye uburyo amagurupe yari yakozwe, Reka mbimanike. nguhaye Boretse Kenisi yakoresheje groupe afatanyije na Papi Ndahiro. Ese Oswaki wanzaniye Ndahiro Papi, Ndahiro Valence. reka mukubwirire, reka mubwire ashobora kuba atamenye ko ibyabereye i Yerusalemu. Brian uri gucika.
Buriyane uri gucika ngo aho wabereye watuminga mu abo influencer minsi. Buriyane uri gucika agufite network. gutumira ngo abatinganyi Mumubwire abakose mumubwire ko turi kumwumva. Brian gutumira shaka man ahantu hari network biri gucikagurika. Brian DJ Brian shaka network urimo gucikagurika Nateka. None hagiye buri. ubanza ugiye muri cave. Okay. Ahanga dufite uwo bita metre simbi Jado. kwayo Metre nabibonye igiye kubimanika hano nabipostinze kambishyireho. Brian ntabwo turi kukumva. Mumubwire ariko. Ntabwo yumva Godfather, reka turebe ukuntu tumubwira. Gateka Kagame Brian shaka network ntabwo wumvikana. Sinzi niba urimo kutwumva wowe. Ntabwo atwumva habe namba 10 kandi yafatiyeho. Anyways mwihanganire nabona network rero ntabwo uyu Mulorenzo ahagarariye urubyiruko cyangwa ahagarariye abajya muri stade. Stade siye, stade siya nyina si iwabo ni iy'Abanyarwanda. Ikorerwamo entertainment. Wenda Eric ashobora afite uburyo akora izo entertainment ze nk'uko bivuga ngo yarabigaye. Ariko niba yaramugaye se kumugayira mu ruhame nibyo bizima. Nk'umuntu bafashanyije, nk'umuntu wamufashije koko muri ibyo bihe byari bikomeye yari arimo, akamuha ayo mafaranga, n'ibyo amafaranga tubireke ko yari arimo aramusaba kuba inshuti, iyo ashaka kumuhana akamuhanira mu bwiherero, akamwandikira adashatse kwigaragaza ngo bamushime ajye kubyandika ku karubanda amusebye. Mu bwiherero ni mu musarani. Okay, muri prive amuhane biri prive atagiye kubyandika. Urumva we kubyandika yashakaga kuba mushima, ntabwo yabikoze ashaka ngo ari kuvugira rubanda kuko nubwo twari twamutumye. Yabikoze nukuri murebye Oswald na Godfather ikibazo bafitanye kiri personal, no kuba byanarenga ngo ari kuvugira rubanda. Ye kubavugira ntabwo ashinzwe kutuvugira, niba byari bimubangamiye vraiment yari kumuhana ukwe privately, ariko naze kumuteza abantu. Arabizi aje mu Rwanda vuba, arimo ariyubaka, arimo aragerageza gushakisha imibereho nk'abandi bose, nk'ukuntu nawe yari gushyanuka kuba minisitiri abasaba amamitsingi abasaba iki, ntabwo abyivangira mu buzima bwe. So that's my point of view. Ahubwo kwiyunga babireke cyangwa biyunge, ariko ibintu byo guhanira abantu publicly ngo uje guhana umuntu ukabizana kuri Twitter ukamutukira kuri Twitter ntabwo byari bikwiye. Lorenzo uramwibasiye. Twihuta umunyamategeko umwe rukumbi Abe ya mbere. Yes, Godfather. Twihuta tuze gufata umwanya tuze ntabwo ndi butinde kuri ingingo, ariko ibyiza nuko babihagarika. Byanjye akenshi mba nifuza ko abantu bahagarika ntuzama hostilities. Nakurikiye iriya post ya Lorenzo na interaction abantu bayivuzeho, n'ibyo Shadibu yanditse, ariko akenshi hari uburyo uko tutabona ibintu iyo ubivuzeho bihinduka n'ibintu bine bishya abantu babona. So rimwe na rimwe washaka yajya byihorera kuko ni intambara umuntu ashaka kurwana kandi atenda kuzayitsinda, kuko na KNC niwe wabanje ubona yuko vraiment ari categorique, ariko yaje guhinduka flex no kwemera gukorana nawo atavugaga neza. Ikindi kujya muri stade kwa Eric ntacyo bitwaye cyane ko uko yari yambaye ntabwo yari kudisguisinga nk'abagore, wenda ngo yambare ijipo yambare ibiki n'ibiki, wabonaga rwose uretse umuntu waba afite amakuru, wabonaga ari umusore rwose ufite impfundiko, wagira n'umukinnyi wagiye hariya nk'umuntu wabirebye kuri stade ari mu bindi bihugu, ntabwo yamenye ibyabaye byari byo. So akaba ariho mpamvu uko Lorenzo yabinenze mu buryo buri hash, kuko nubwo Eric yabyinnye ntabwo wabonaga nyine ko yabaye mu wa muntu wabana bamuvugaho. Yari yambaye nk'uko n'abantu bose bambaye ku kibuga hariya. Rero icyo numva nuko Eric nta byacitse,
iyo ukoze ikintu ku karubanda abantu bakivugaho. Nawe Lorenzo nk'umunyamakuru ufite antene, ufite mic hariya muravuga ikosa mwari mwakoze ku wa kane byo rihanwa n'amategeko, kuko iyo umuntu afite donc competition ya anti campaign ku nyungu z'umuntu ntabwo byemewe n'amategeko. Nibyo dukunda kuvuga, umuntu uri afite igitaramo ukabijora ukabinenga, iyo ni anti campaign, ntabwo ari byiza. Hari itegeko ryitwa ntabwo nibuka neza nimero, ariko nizo ryo ta fair competition n'uburenganzira bwa consumers, ntabwo ryemera yuko umuntu yakora anti campaign ku nyungu za mugenzi we. Kuba rero gusoza kuba barashyizeho ikiganiro gikosora ibyo bari bakoze, rwose KNC ye kubyegereza umutima. Ikindi cyantunguye ni ukuntu nyine nako ka friendship yari isanzwe iri hagati y'abo bagabo babiri, niyo yabaye nk'itunguranye no kuba yarahise bivuga hariya. Simbizi nkuko Eric avuze ngo amaye imbabazi, niba utanze imbabazi, yes, forgive and forget, by'igihe gitoya umutegere ku bindi bizakurikiraho. Murakoze. Thank you. Twihuta, reka mfate umuntu bita Sylvain Nsanga. Ngewe na hano ndi hagati, nta side mfite, ndi hagati, audience iraza gutanga umucyo. Sylvain, ijambo ni ryawe. Ndavuga iki? Ngiye kuvuga ibyo ntekereza wowe na Oswaki mwakabaye mwavuze nuko kwanza se butimira cyamba mada ugiye kuvuga twakabaye twavuze ibyo mwakabaye mwakoze mutakoze abakohost cyangwa abakiyobora ikiganiro. Ngwiki. Okay. Oswaki tegamwe. So ngewe odela y'ibi byose sindi kureba root cause y'ikibazo, ndi kureba aho cyarangiriye. Root cause ndatekereza ko Lorenzo agomba kumenya ukuntu Eric yageze muri iriya stade. There is a reason why yagezeho, banamuhaye n'iriya platform. If there was a contract or not, I don't think that is our business. However, Lorenzo ndatekereza ko afite right yo kunenga ibyo yabonye. I don't cope with this idea kuba naragufashije ko nta kunenga. There is one thing wo kuba waramfashije kurya kunyishurira ishuri cyangwa iki, but this idea of Rwanda and that friend should not criticize each other is not right. Does not sit with me. So you can be friends, but practicing tough love. That my friend, what you did is wrong. So for me, I will say that disclaimer ntabwo nakurikiriye neza ibyo Lorenzo ukuntu yanenze Erika, kubera nge naje kubibona Erika yasharinze ama message. Ni ukuvuga even if Lorenzo agomba kunenga because it is his right kunenga. But I'm sorry, I'm not going to contradict a lawyer Abe, ariko I don't think kukontradiza umuntu cyangwa kuvuga ko ikintu utakishime uri muri de campagne yiwe. No, I don't take it like that. I take it in a sense. Ni ikiganiro cyo kuwa kane kuri KNC. Je passe icyo sinagikurikiye. Lorenzo abantu bamwatakinga barekera aho ngaho. Abe reka Silva komeza, ariko ni Silva warukwiteje. Oya, umunyamategeko. Silvi, komeza mama, komeza. Umunyamategeko ndamwemera, so he has the right to stop us when it's possible for us maybe to not go far. So for me the basics is this. Eric after right yo kubaho yarari kubamuhaye iyo platform na contract. Lorenzo after right yo criticizinga ibyo yabonye. Eric after right yo kumusubiza. However, what I don't agree with you, my friend Eric, is this idea yo kuba waraganiye n'umuntu ibintu even yesterday mukagirana ibibazo uyu munsi, you come you put it babyita mu cyongereza to put it out, bon je ne sais pas the right term, is not okay. We need to learn on this social media that ibiganiro nge nawe twagiranye ejo biba byiza biba bibi, uyu munsi haje issue. That issue of today is dealt today with the approach of today. Eric, I don't think it's right for you gufata ama conversation n'ama content wa sharinze n'undi muntu uze uyasharinze hano ngo kubera ko yakuvuze nabi. I agree, you are like me. I also forgive, I forgive, I don't forget. That concept I agree with it. Ntabwo bivuga ko umuntu wagukoreye ikibi nubwo bwoza bavuga ndi umukristo nabatijwe ngo wakwibagirwa ibintu. However, bringing that content wagiranye n'umuntu in a certain context
it's wrong to bring it now. Mwagombaga kuatakana wowe na Nuza na Lorenzo on the subject Lorenzo ari kukwatakaho niba uyishimiye cyangwa utayishimiye without kuvuga ngo kujiripia kisasi bakivugite mu cyonge uri kwirishurira unone urashaka kugaragaza wa muntu nafashije niba warafashije n'umuntu is not really something to be proud about kubera ko wamufashije kubera ko wari ufite ubwo bushobozi at that time uwo muntu yagusabye cyangwa washatse kumufasha. So basically ukuntu byatangiye ndabona ngewe byari biri simple ariko ukuntu bigiye kurangira. So for me I would request Eric one thing. Eric, ndikumva ko uri muravuga ko actually you have amplified the thing that amaradio yaje kunshaka niba ari za choice niba ari ziniki hari content na sharings. I would request you humbly those kubera niho noneho ngiye kugera aho Godfather na Oswakim bari kuvuga can this niba bavuga nk'abagabo cyangwa iki ngo birangirira hangaha because there is no point ibintu kurangira without accountability and saying what is wrong. Mwebwe murashaka gucisha hejuru ngo nabagabo bagende bamwe kamwe biyungire hariya. No, what is wrong here is that Lorenzo yasaba imbabazi kuba yabundinze Eric on what happened. Eric nawe yavuga ukuntu yababaye ariko Eric nawe ngiye kwisabira ubungu for me if he's forgiving yavuze ko forgetting kandi I agree with you Eric. You have to cancel ibyo biganiro wakoze where you are making yourself ufite pride yo kuba ko hari n'ibintu uri kuhiga ko hari n'ibintu wasohoye muri bujye uri kuduhamagara kujya kubikurikirana kubera wamushize hanze ibintu byo gushirana hanze. For me, not because I have anything between you and I Eric, I don't think ari ibintu by'uburere bwiza. Ntabwo waba happy ko washize umugenzi wawe hanze whatever affair mwaba mwarakoze yaragukunze ntiyagukunze yaragututse ça c'était personnel. It's really very low Eric to take a personal conversation which was actually in a good state icyo gihe cyanyu kuza ukayituzanira uyu munsi ariko kuba washira out ibingibi byi recent event. I agree with you kubera it's current is the current discussion. I would advise you ibyo biganiro wakoze batari bashiraho you request those people kubihagarika ariko n'uburenganzira bwawe if you feel that you want to pin him. Lorenzo is not my friend, I know him like that, I also like this ariko numvaga ko c'est passage c'est tellement sale, c'est tellement vraiment uburere bukeya gufata ko wumva uri happy ko wawininze the conversation kubera ko ugiye gushira hanze ibintu mwavuganye na mugenzi wa kubera remember your conversation in the past had a background, a happy one. Ndatekereza according ku bintu bikeya ntabwo natangira na space numvishije. So Eric, as your big sister, I'm requesting you nimba wakumva biriya biganiro wakoze n'abanyamakuru kugira ngo ushire mugenzi wawe hanze nubwo bwose yakoze ikintu kibi utekereza ko ari kibi, it's not right. It's just using this digital technology to amplify. None se nushira Lorenzo hanze, so what are you biratuma wowe ungira ukuri kubera ko wamushize hanze? If he has abused you and people have requested him to say sorry, musabane sorry but understanding what is wrong. Ibintu byo gusabana sorry mutari understanding what is wrong, that is wrong. Oswakim na Godfather kunga abantu, there is no kunga abantu without accountability, there is no kunga abantu without saying what is wrong. It's just kunga mu kirere aho ngaho ngo abantu basabana imbabazi. Nabyo gusabana imbabazi. If I don't want to forgive you, don't force people. How Okay, urakoze cyane. ariko Godfather ibintu bari babivuze niba bashobora kubisiba cyangwa kubabarira sinzi impamvu biciye hejuru. Uretse gato Sylvie we ntabwo ashaka ko bimvikana ariko nanjye buriya nanjye narenzagaho buriya ntabwo mbakunze kurusha uko bikunda. Nababwira iki muzane n'ibirenze ibingibi the YouTube channel zo mu Rwanda n'ubundi bari barazihagaritse nyinshi nta na content zihari. oya ntibumvikane nako dushaka ko bumvikana. I love you too. So urumva kumvikana kwanyu nari kubagira inama kugira ngo ngaragare neza muri public nababwira iki mwumvikana z'ibyo ngibyo ni mwesurane mpaka ariko ngiye inama nabagira nuko mwakumvikana mukaza kuri amenyo ya Rwanda hagiye kuba intambara. Reka nkubwire Godfather, Lorenzo afite abanzi, Eric afite abanzi ntawe ukundwa na bose, buri ubu ngubu aho umwe yasuze bagiye kuza bakurure icyonzi cyo biraza kuba bibikurushaho ariko nimutumvikana birabareba. Ngiye se ndi kubibingingira ndabakunda kurusha ko mwikunda. So nge nuko nabyumvaga Sylvie. So niba umvikana niba tumvikana babireke. Isegonda imwe ntawe ndi busoze nawe ntawe ndi butinde. No wavuze wa mugabo we. ngo ntabwo ari busoze. 30 secondes. Okay. Okay. Urabona mbere na mbere Lorenzo yavuze nk'umuntu mu byukuri iyo konsaniye nk'umuntu
uvugira rubanda umuco n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo ugana aho ngaho ntakajya ahinduka nanone iciro ry'imigani niba yabivuze kuriya koko yarahamanyije n'imitwarire ye uko asanzwe ateye atakunda ibintu nka biriya atabikora ahantu Eric nawe yahise amushyira hanze bati umuntu aranga ko mbyina yarakunda ukuntu mbyina urumva ako ni akantu katumye Eric abisohora icya kabiri Eric nawe aka kantu azagahagarika abantu yafashije vraiment bari mu bihe bibi aho ngaho ni ugufiringa my friend nanjye ngufashije barakubeshye ndamutse we reka ntabwo naba naragufashije ngo uze kunzanaho ibintu guys murimo kuvanga ibintu umutima natanye kumwiza amafaranga 2019 abe listen muri kuvanga ibintu man natanye kumwiza amafaranga 2019 none se covid ko 2020 wayamuhaga se weekly mu kwezi wamufasha gute uko wamubajije aho ngaho nawe kabyimira wamubajije se ngo okay urumva ko aho ngaho rero rwose agusaba imbabazi hanyuma nawe uzimuhe ikindi hari inuza yigeze iba ku gihe cya Munyakazi nabwo uzana nk'ibyo ngibyo ntabwo ariko ntabwo mugiye kuzana ibintu ntabwo reka mbabwire kujya iba abe utangiye gutandukira nawe urumva uretse gato wowe wavuze reka twumve abantu benshi nibwo turabona trend y'ikiganiro uwavuze yoye kugaruka ni nka Vox Pop nibwo turamenya ngo ikiganiro kirerekeza aha habasha jewe nigeze gutegura ikiganiro se muhungu ntandakarire nanjye nubwo rimwe na rimwe hari byo ntemera ariko ntabwo ndwanya abantu ndabakunda ibiremwa by'Imana natanze ikingo ntaba icyo umuntu ndi kunenga yabaye icyo ndi umukristo nanjye so hari iyo uteguye ikiganiro kivuga ku bantu bo muri LGBTQ urumva aba badifendinga baba bahari ku cyo hejuru benshi ku buryo b'abaturage bamwe basanzwe bahamagara mu kiganiro uyoberwa iyo bagiye reka twumve benshi kuko bishobora kuba byageze no muri urwo rwego rw'iyo campaign ariko na Semuhungu ntekereza yuko byanze bikunze abona ko Lorenzo usibye ko yigeze kumufasha buriya ni nacyo narenze Lorenzo aba yarifashe akikomeza kereka arimo kwica umuntu nibwo utabyihanganira wategereza n'abandi bakabivuga cyangwa ukabinyoherereza cyane ko njye ntacyo yamfashije nkabinenga ariko kuva yarigeze kugufasha hari uba warapfiriyemo imbere turabona ibereye so reka twumve benshi bashoboka okay twihute reka dufate umwanya nga tufate umuntu bita ngewe ku ruhande rumwe nta ruhande ndi bufate Lorenzo ni umunyamakuru afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo in public wase wa muginga we wa kicucu urampamagara ndi guhostinga we recording kigano twari kuri YouTube we wacabari zako tongere kumpamagara ishyano hari ki muri space urongera kumpamagara ndakuboroka ubundi bite byawe ndebera kakandare so nkomeze kandi umuntu umunyamakuru wowe uri mu kiganiro baraguhamagara so dukomeje ngewe ku rundi ruhande ntabwo kuba warampaye amafaranga tubyumvikane kuba warampaye amafaranga ntabwo bibaye inzibyo Lorenzo yatavuga ngo ntavuye kuri se mu kubera yamuhaye amafaranga ahangaha yari kuba bibaye ruswa uretse gato reka ndangiza sawa ahangaha nuko bimeze ku rundi ruhande agaruka kwa Semuhungu ntabwo naba naragufashije mu bihe bigoye ngo nurangiza uze kunyifatira ku gahanga ntabwo bishoboka aba bagabo bombi rero ku ruhande rumwe audience iraza gutanga ibitekerezo gutyo ariko nitugaruka ku rundi ruhande hari andi makuru arega hari Lorenzo biravuga ko mwababajwe nuko Kenisa atabahaye akazi kugira ngo mwamaze biriya bintu bakabereza aba influencer ariyo mpamvu mwabifatiye ku gahanga uyu munsi turi kuvugana Kenisa yabaye victime w'abanyamakuru bimwe bavuga abanyamakuru bibasiye Kenisi kuko Kenisi ngo ntabwo yabegereye ngo abakoreshe ariko bwari uburenganzira n'amahitamo yo kugira ngo Kenisi akorere n'abantu ashaka abanyamakuru ngo mwibasiye Kenisi special abantu bo mu gisata cy'itangazamakuru cy'imyidagaduro special umupira muramwibasira ku buryo mwanangirije n'abantu bagomba kuza kureba umupira mwamukoreye anti campaign ibi ngibi ni ibivugwa namwe mu banyamakuru bagenzi banyu baraza kuzamuka no bavuye ndaza kubaha umwanya ariko tugarutse kuri iki kintu cya Semuhungu ntabwo kuba Semuhungu yarafasha uyu munyamakuru bivuze ko yari ruswa amuhaye none abantu bose bafasha ntibazavugweho icyo ni kimwe ku rundi ruhande
ntabwo ngende kureba uburyo impamvu kuri Lorenzo n'umubano we umubano w'umuntu ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko biziba umuntu akanwa ntazongere gutanga igitekerezo oya ntabwo ariko bimeze icyo ni kimwe ku rundi ruhande ahubwo turebe ibyo yavuze harimo guhindanya Eric Semuhungu ntiturebe umubano bari bafitanye harimo kumuhindanya harimo kumwangiririza izina ese ibyo Eric yakoze Lorenzo agomba kwivuga muri buriya buryo ese bigize ibyaha nk'uko Lorenzo bivuga niba bitagize ibyaha harimo kwibasira Eric Semuhungu niba harimo kwibasira Eric Semuhungu afite uburenganzira bwo kuza kwidefanda n'intwaro afite zose nibingere iyo ntwaro yazanye Eric Semuhungu ndumva nta kosa afite uvuga ngo agiye muri DM ngo iki gasugura ukumva aho ari gusubiza Sylvie reka dufate umuntu bita Girituze ariko Godfather nango wanyushye neza nsanga Sylvie ari byo yambwiye nagomba kumusubizaho uriba ko nsanga musubije muraho neza by the way mix myinshi so tuje kusanga aho gatoya we harano yavuze ngo ibintu bya DM nango ari kubizana ngo kuri public ibyo mwaganiriye mwebwe muri kwibanda ku by'amafaranga gusa this dude nuko mutari ari ama reply atarikana amafoto ariko kuri nozera werekana amafoto se ko ndi kwisubira nuza aho babigize bigaragaza amafoto we yavuga ko yari planninga mu byo guteka murasanga yakunda uburyo ijwi ryanjye uburyo ndi gutwekinga ngo ba Philip tamarusha amajwi ngo ngore biki so birenze ibyo mwebwe muri gutekereza hano so rero naje ndicara ndavuga se umuntu wavuga ngo nkunda akunda ndi gutwekinga ndikoze muri stade ikibazo kandi iyo nabaga ndi iwanjye mu rugo ashaka ko mba show ku ma live naye hose bitarabaga ikibazo nibyo mpamvu byambabaje no kugira ngo biriya bintu hari hanze kugira bamenye uyu muhungu ninde ni ameze ate kuko nakuntu avango wanga ngo umuntu ukora bino na bino mu gikari tujye turya kubinjyanja guys namwabwira umuntu ngo wanga ibintu akora muri public noneho kuri account yukaza ukamushimagiza mu gikari what the fuck is that okay sorry wowe babajwe nuko ashima ibyo ukora wabyereka benshi bikamubabaza kandi mu gikari bari konsaba yarasabaga amasho rega sabaga nazasho mwege nabyo mu Eric aba yagufuhiye ntabwo akunda gusharinga okay kandi ibindi ntabwo byose byarangira kuri chat Instagram ukora ntabwo muza kugira Lorenzo umutinganyi hano kandi yabihakanye tugende gake umusangira ngenda ariko yarakurongoye se yewe se twakorana ari size zanjye ntabwo mufata Lorenzo ngo mumugire umujye kandi ntabwo namuha press ntabwo ibingibi nza kubyemera ibingibi baravuga ko ngo iyo umuntu kutibonera kuri the choice aho kukiganira ngo hari ukuntu ngo umuntu ngo mutumvikanye mwese muhita mumugira umutinganye kugira ngo asebe oya we ariko biragaragara kandi nawe arabyemera mu macata amwe namwe byemera yabihakanye ntumushinje ko umutinganye atabyemera Godfather how you can tell me ngo I like my dearest kuba okay reka ariko se reka ibyo tubirengeye kuba okay reka dukomeze nta kibazo reka dukomeze dufate uwo bita Girituze fata ijambo okay asante sana kabisa ngiye ibitekerezo byanje nkanje ugize neza umuvandimwe Eric aravuze ngo tujye tureka kubindyarya nanjye sinshaka kubindyarya ku ijambo mbonye first of all ndabanza wenda mbone zina opportunity naziprofite Shimire Lorenzo kuri presentation nziza cyane ya sport akora cyangwa se y'amakuru akora by'umwihariko ku makuru yo hanze y'ikibuga kudesha po kabisa ndi umufana wawe kandi mukuru kandi ukwemera byatari kuri iyo side ikindi ngiye ko mbona ibingibi mwavuze ko wenda abantu aribo baraza kwifatira side cyangwa se baraza kugira icyo babivugaho bijyanye no kumwanzuro mwari mugiye gufata twumvishe ko bashobora kuba batawuhurijeho ngicyo nabwira Lorenzo wenda side zombi nazo kuzibwira ariko byibuze Lorenzo nge nemera ko buri muntu ufite ibitekerezo by'abagomba kubitanga cyane ko twese dufite freedom of speech tuba dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byacu wenda ngarutse no kubavuze ngo stade si yawe si wawe sinzi niba ari yabo cyangwa se stade ifite umuntu umwe ku giti cye cyangwa nyirayo
ariko ubundi hari ibibera muri stade, hari ibibera mu kabari, hari n'ibibera muri night club, hari n'ibibera muri za night club z'abambara ubusa. Buri kintu kigiraho kibera, kuko ntago ibintu byose twaza kubihuza nanone kameme ngo tuze gufata entertainment tuyijyane mu nsengero ngo kugira ngo abantu baze, ngo tuze gufata entertainment ngo tuyijyane mu bibuga muri za arena. Nkeka ko biriya bintu ntago wabikora kabisa kameme, ntago biriya bintu wabikora. Wenda ni nk'urugero harimo nk'abayobozi bakomeye ngo uze gukora biriya muri Kigali Arena cyangwa se he na he. Nge to be honest ntabaye indyarya nk'uko Semungu bivuze, Lorenzo igitekerezo yatanze n'undi wari we wese yakabaye agitanga uyu munsi wa none bitewe n'ibyo bantu wenda ashobora kuba badashaka guspreadinga. Nanone kundi muvandimwe afite uburenganzira bwo kuba yakora ibyo ashaka cyangwa se ibimurimo cyangwa se byuka ateye, nabyo ni uburenganzira bwe bitewe n'uko wenda nge mbona nta tegeko rari bibuza. Wenda community niyo yakaba ifite uburyo ibihagarika cyangwa se ibibuza. Niba itarabikoze iyo community rero ni twebwe twumve ko na Lorenzo yari afite ubwo bubasha cyangwa ubwo burenganzira bwo kuba yavuga ati nanjye ceceka ibi ngibi bitakabaye biba. So ngiye kuri side rero yanjye aka kanya ubu ngubu ndiho nasaba ko aba bantu icyo bakora ari ukwiyunga, ariko nkuko namaze ngende kubibona murumva ko ibigiye gukurikira ari ikiganiro cya The Choice. Wenda sinzi niba kitazamuwe na kakajambo karimo kuko hari abarusha amajwi Philipita Imana ibindi nde bitaba ari ibyo kuko byaba bigiye gufata indi ntera. Ariko ubundi abantu b'abagabo bagomba kwicara bakaganira ku bintu. Ngo niba ari nawe wabatumiye akabaye ahubwo hamagara Lorenzo ati nubwo wavuze ko ntafite akajwi keza nk'akantuza, ariko muze duhure tuganire kuri ibi bintu tubicose birangire. Naho ubundi ku kindi kintu abantu mushobora kuba mutari kubona, wasanga bano bavandimwe barimo banahuza wa mubano wabo. Lorenzo akaba ashaka gupromotinga Semuhungu wigarukiye i Kigali kugira ngo Semuhungu agaruke kuri spotlight, akaba yarashyizeho na karaka foto na karaka video kuriya kuri social media, wasanga ari n'agakino kabo biberemo kagatwiko k'abanyakigali. Naho ubundi byo ibi ngibi ni abanyarwanda ntibikadutwara umwanya ariko uzi ko ibintu nabyo bishoboka usohoke tukaba turi aha ngaha twasamye. Ushobora kuba muri aho ngaho murimo mufata umuvandimwe wifatiye twa duceri two muri covid waturiye akavuga hari icyo wabihombeyemo se. Reba comments ufite, hari igihombo ufitemo se wangu. Igihombo kirahari kuko uretse gato abajyari kuko ndakeka ngo dufata ishyaka niba nawe yishyuwe kugira ngo nta gihombo ngo dufata ufite. Cyaba ari igihombo kuko ntabwo mvuga amanjwa unasa n'amanjwe bibabaje. Ahubwo uyu musore aradukanguye. Ibi bintu bishobora kuba wa mugani umubano w'abantu twabonye. Ibi bintu dushobora kuba tugendera mu Kigali. Honestly aka kanya umunsi wa none umuntu witwa Lorenzo afite izina rikomeye cyane hano mu Rwanda. Kugira ngo rero no muvandimwe Eric nawe zo kugira iryo zina rindi hano i Kigali, agomba kuza kugira umuntu waza kumubostinga akamushyira kuri spotlight. Kuba rero afite umuvandimwe nka Lorenzo uri i Kigali ufite iryo zina, why not atamubostinga akamugara kuri spotlight? Kuko Eric abantu benshi uyu munsi wa none barimo kumwibuka, barimo kumumenya kubera iriya post ya Lorenzo. Ntago rero ibi ngibi ari ibintu mwaka yego ko mana shaho ngaho uratubeshye kabisa. Nawe umwibutse kubera ko ya post Lorenzo ufite wowe ngo Lorenzo azwi kundusha. Humura nuko akora nyamara ibi bintu ngiye uyu musore ahubwo uri n'umuhanga. Naho ubundi muramuke ariko abantu b'abagabo baricara bakaganira. Nyamara rero ibi bintu bifite okay. Murakoze cyane Rudahunga my brother. Mwiriwe neza Godfather n'abandi. Ikintu ngiye ntekereza nk'umuntu nyine wenda wamaye amafaranga cyangwa se wamufashije, yari kumunenga mu bundi buryo. Wenda yari kumucyaha, wenda akaza muri DM akamubwira ati please biriya bintu wakoze wenda waratembera ariko inaha rwose ntago ari iby'i Rwanda. Ariko rero nanone Lorenzo ibyo yakoze wenda baganira nk'uko wenda mwatwabonye muri ziriya chat, wenda ashobora kuba atari yakazamuka cyangwa se nta zina yari afite kumva, ariko nk'umunyamakuru nyine wa siporo cyangwa se nk'undi munyarwanda wese ashobora gutanga igitekerezo. Ahubwo public twagakwiye kureba tukavuga se ibyo Semuhungu bavuga ko yakoze wenda ari byo turi kugarukaho iwacu biremewe cyangwa se ntibyemewe, ese byagakwiye gukorerwa hehe? Kuko ibyo ngibyo ntekereza ko ari nabyo byafasha societe nyinshi cyane, kuko nawe afite uburenganzira bwo kubikora. Uri kumva ngo afite uburenganzira bwo gutera comment. Numva nyine bagakwiye kwegerana buri wese akumva uruhare rwe bagakemura ikibazo nyine bitageze ahantu harehare. Kuko yaba Eric Semuhungu afite uburenganzira bwo gukora ibyo yakoze, cyane ko n'uwamutumiye ashobora kuba ari ibyo yari amwitezeho ko ari bukore.
ntabwo nyine yamutumye avuga ngo azicara mu bafana bisanzwe, so bashobora gukemura ikibazo bitageze ahantu kure. My brother, murakoze. Urakoze cyane. Twihuta, umuntu umara kuvuga yahita yimanura, biraza kumfasha kugira ngo kandi ntabwo tuza gufata abantu benshi. Ndabizi abantu bamaze kuba 40 Oswaki bari hasi bategereje kuzamuka. Reka twihute dufate umuntu witwa TV Show. Uyu nguyu TV Show ni umunyamakuru, ngo ibi bintu abizi cyane. Mureke mwumve, fungura mikoro yawe. Godfather, urakoze, sinzi nimba muri kunyumva. Turi kukumva. Yego. Ibi bintu byose mwiriwemwo hano muri kuvuga nabateza amatwi ndabumva, ariko ibintu byose bavuze bose nta na kimwe cy'ukuri kirimo. Turashize. igihe batari bazi ibyateguwe. Ibi nabyita gushaka inyungu cyangwa se gushakira amata mu matako ya nyirahuku, kuko buri muntu wese afite uburenganzira mu gukoresha uwo ashaka bitewe n'icyo agamije. Niyo mpamvu nje kubishyiraho umucyo. Ikindi ntabwo ari njye wateje iyi nkundura, kuko umuhanzi we yararirimbye ati inda nene ntiyuzura uko yiha niko yasama, uyiha miliyoni imwe igasabe ya kabiri bwake gasabe ya gatatu muyimamayira. So murakoze cyane, mvuga kuri kwa Godfather ko bita byawe. Ndabashimiye cyane abari kuri iyi space. Usoje nakuririmbiye Arutosha. Usoje utavuze aho ibingibi biri kubera papi, ibingibi ndabyamaganye. Nyuma y'iyo nkundura yose byahuriye. Nasubiremo Azoweya. Ni nk'ibisanzwe Azoweya. Papi, Umunyarwanda yaciye umugani ko indu yima amaboko ukayitegera agahinga, ari nacyo cyagaragaye mu banyamakuru ba siporo bagiriye ishyari abakoresha imbuga nkoranyambaga bazwi nka social media influence. Intandaro yo gukora uyu mukino witabiriwe n'aba DJ hari hagamijwe gutanga ibyishimo ku bari buze muri uyu mukino, hatagamijwe kureba cyangwa se kuvangura ikiremwa muntu. Ibyakozwe na bamwe mu banyamakuru ku bw'inyungu zabo nabyita nko guca igikuba barutwitse cyangwa se kubiba urwango muri rubanda. Ari nayo mpamvu iyi space yaje kugira ngo tubishyireho umucyo. Ndashimira buri umwe wese wafashe akanya kugira ngo abashe gusobanukirwa, ndetse n'abavugwa muri iyi nkuru bakaba bitabiriye iyi space. Muri space yateguwe na Godfather kugira ngo dushyire umuco wo kudahana hagaragara, ndetse n'abagize uruhare mu kwangisha abandi rubanda babiryozwe. Nge Ndindahiro Valence Papi. Godfather, bimeze bite? thank you so much. Uyu bamwita Ndahiro Valence. Papi, turishimiye kuba turi kumwe nawe. Ndagira ngo nshimire Usakimu papa wanjye cyane. Araje aranyandikira ambwira ati ndashaka kuza kuri space mbere yuko tuyisoza. Nireranywa akazi kenshi, mba ngomba no gukoresha abana ho mwaka. Ntabwo biba byinyoroheye ariko biba bigomba gukorwa. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwire ko na mbere yuko nurira indege ngo ngende, twari twabanje guhura n'aba ba social media influencer. Ubundi intego ya Gasogi cyangwa se ikipe ya Gasogi ni ugutanga ibyishimo muri rubanda. Kimwe cyo munyemerere tubanze dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika watwubakiye stade nk'iri y'Amahoro. Ntabwo higeze hashyirwa itangazo ku muryango rivuga ko nimba yitabiriwe n'umuntu nka Semuhungu bari buhifunge cyangwa agomba kwihezwamo, kuko turi mu Rwanda rudaheza. Gufata rero aba social media influencer byari ukugira ngo umukino umenyekane ku rundi rwego. Ikindi tunatange impinduka mu bantu, kuko ntabwo twumva ko twakubakirwa stade nziza nk'iriya ngo tunashishikariza. Erega dufite abanyarwanda benshi batazi ibya football, batazi n'iby'umupira, batajya bajya no ku mastade. Igikorwa remezo nka kiriya twahawe cyiza, buri muntu wese agomba kucyenjoyinga, akumva guyi ibyiza twamaze kugeraho, atumva ibyiza u Rwanda rwagezeho gusa abyumva mu bitangazamakuru, ahubwo agomba kubyibonera we imbona nkubona. Ibi ni bimwe mu byatumye dutegura uriya mukino, kugira ngo utishimira ko
udakunda kureba umupira azagire vibe y'ibyishimo aracurangirwa n'aba DJs. Tureba aba DJ bashobora kuzadukorera ibitandukanye biratuma buri muntu wese uri muri stade ari bwishime. Tureba aba DJ nka DJ Brian, tureba DJ Caspi, tureba bariya bose mwabonye. Usibye no kuba Eric Semuhungu yarabashije kujya hariya kabyina, ni n'uburenganzira bwe bwo kujya kwishima kuko yageze muri stade yubatse neza, ari bubyiniremo ntakomereke, ari bubyiniremo akumva karuhutse. Nundi wese yarayemerewe kuba yahaguruka akabyina, nta waruhejwe. Ugiye ukafata icyo kunywa cyawe ukakinywa, ugiye ukagura icyo kurya cyawe ukakirya, ikiba gikurikiye n'ukwishima my dear. Twemera ko Gasogi itabashije kubona amanota 3, ariko intego twari twihaye yo gutanga ibyishimo muri societe yagezweho. Nje nababajwe cyane nanatungurwa na bamwe mu banyamakuru ba siporo. Nje ntabwo ngiye gushyira hanze ama message bagiye banyandikira. Hari abanyandikiye bakambwira ngo ko wankuye kuri payroll. Ntawe nakuye kuri payroll. Nta nubwo nari natumwe abantu bari buze kujya kuko nagombaga Kenisi yarambajije ati nk'umuhome iyi match ya Gasogi tuyitegure gute? Ndabwira nti tuyitegure muri ubu buryo. Ndanamushimira cyane. Aba banyamakuru natunguwe no kumva muri bari kuri RBA igitangazamakuru cy'igihugu bakora anti campaign ngo ntihagire umunyarwanda ujya kwishimira ibyiza igihugu cyagezeho. Nje biriya byarantunguye cyane kubyumvira kuri radio y'igihugu, biranambabaza kuko no kuwa gatandatu mu gitondo twagiye ku maradiyo atandukanye. Nkanjye kuwa gatandatu mu gitondo nahuriye na Claude ku Isibo FM, nanabashimira cyane. Ubwo rero ntago numva ko iki gikorwa cyo kuba twarazanya aba DJs, aba social media influencer cyakabaye ikibazo. Ushobora no gushaka indonke mu bundi buryo ariko utagiye kwangiza no kuba virusi muri rubanda. Ndashimira Eric Semuhungu kuko barimo kumuvuga kuko hari ibyo yakoze. Ahubwo n'abandi bazajya bagera mu byiza twagezemo bajye babyenjoyinga. Ntago wahinga igiti cy'amatunda ngo kere ukiryeho ururirwe ujye kuruka kuko kiba cyarakuvunnye. Iki gikorwa remezo ntawe cyaje guheza. Turi no mu Rwanda rudaheza. Nta nibyo yakoze bigize icyaha, ahubwo ibirimo gukorwa kuri social media biraza kugira ibyaha kuko birimo kwibasira, birimo kubiba urwango muri rubanda, birimo n'amagambo atakagombye gukorwa n'ikiremwa muntu. Ibi bintu sinzi impamvu batiga. Iteka inzego ndashimira n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aravuga ati izi mbuga nkoranyambaga tuzikoreshe tubyaza umusaruro, ariko barazikoresha babiba urwango. Idea ntago ari byo. Abanyamakuru banyandikiye ngewe ubishaka mbwire nkore screenshot mbimuhi. Ibi nari mbyiteze. Ngariko singo barazana papi mu mupira ngamenyereye ibya match. Uko naje muri urabikuzi. Come on, ntago umupira ufite abugenewe, nta n'urutonde rwa butagenewe. Murakoze cyane. Osaki. Godfather. Maître Jado mute your mic. Anga uri small fish nta nubwo tukuzi. Yes, Godfather. We ku bantu 32 urahitinyuka wasubiye kuri iyo wamemaye. Ahangaha iyo mbere kuvuga izina Godfather uramaze ukatakara ururimi kabiri. Dise w'imihanda ndaje guha ijambo. Urabizi ndakwemera. Osaki. Karame. Ngira ngo ubonye mva n'imvano y'ibi bintu. Reka nkubwire Godfather. Urugiye kenshi ruhinyuza intwari, urumva ko ibi bintu tuje kumenya imva n'imvano yabyo. Uretse gatoya Godfather. Yego. Bari mbere nitwemeranye. Yego. Ndahiro Valens Papi space yayisanzemo hagati. Birashoboka ko yatekereje yuko Semuhungu yibasiwe cyane, personality ye yibasiwe, ariko nkuko Lorenzo bisobanuye yaravuze nta nubwo yamagana iriya mibyinire,
we avuga ko aho yakorewe mu ruhame rurimo kuri stade kuko hadakumirwa atari night club, ariko atari ntabwo ahantu twareba hari icyo ngicyo Sakimu uretse gato uretse mubabarire papi kubera ko mu uretse magambo yavuze ari mu rubuga rw'imikino uretse nacyo yaravuze ndakigeraho ngo humura papi nacyo ndakigeraho ntiturebe mu ndorerwamo y'aka kanya oya tujye humura intango don't yazo worry byose ndabivuga papi please so urabona Lorenzo we yanenze ko igikorwa cyagombye kubera muri night club cyabereye ahantu h'uruhame rurimo abato, stade buriya ikinwamo n'abaminime n'abapipiye n'abakade n'abajuniors n'ikipe nkuru, urumva je sindahita aka kanya mbona mo ikintu gisa nkaho kiri pasono cyangwa se cy'ishyari cy'uko se niba Kenisi yari yarabamenyereje giti akaba yarayigabanyije, ubwo niba kera yarajyaga abaha muze kubitwereka, noneho kuri iriya nshuro akaba nta kintu yabahaye. Ndavuga abanyamakuru ba siporo nubwo barimo kwisanzura gutya nuko ntari umunyamakuru wo muri siporo, ariko ntabwo turi bubigire general kuko usibye ari amajwi numvishe abanyamakuru bo kuri RBA yasaga nk'aca intege abafana ngo ntibazajye kureba iriya match kubera ko Kenisi yayishyize ku masaha agongana n'aya APR FC. Nta bandi banyamakuru ba siporo numvishe bamuvuga nabi, n'iwacu dufite ikiganiro gikunzwe cyitwa urukiko rw'imikino, ntabwo nigeze numva bavuga nabi. Icyaba Samu Karenzi nacyo kirakundwa gusa ntabwo nigeze nyumva, ariko iyo bavuga nabi Kenisi clips zabo ziba ziri gutembera. Kiriya cyaba Lorenzo cyabaye kuwa kane, bwakeye kuwa gatanu bamenye ko Kenisi kitamushimishije bamuha space baraganira. Ibyo Lorenzo atubwiye nuko n'ikiganiro kirangiye bamuhamagaye aza group akabereka ko he was super satisfied. Nuza Lorenzo akoresha ijambo utmost satisfied. So ubwo rero ntabwo tubita tubisingolinga mu kuba abanyamakuru basanzwe ba siporo bararushijwe igikundiro n'abanyamakuru cyangwa se aba social media influencers. Aho none agira ngo nkosore Ndahiro Valence papi, kuko ntabwo turabishyira mu gakangara kamwe ngo twumvishe dushake guhanganisha abanyamakuru bo kuri social media n'abanyamakuru ba mainstream. Umugisha ngira njye nabwiye abo kuri Space Kareko ndi a hybrid journalist, hose ndahari, urumva. So niba ari bariya bantuza bakwizigira baba baruganga bantuza uriya niba ari Ruvuyanga mbabarire ndamukunda nawe njya mwumva, na Lorenzo niba baravuze bati Kenisi turamwemera muri organization, ariko kuri iyi nshuro yabyorganizinze nabe yashyize match ku isaha mbi bugaca, ariko bagasanga bakoze ibara bakamuha umwanya akisobanura akabasobanura akaba convinced ngo bakamufasha no kumobarayizinga abantu ngo bazajye kuri match. Nyuma ya y'icyo kiganiro akababwira ko yanyuzwe, hanyuma bikaza kubackfiringa kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Ntabwo turita tubivunja ko ari intambara hagati ya social media influencers na mainstream media journalists. So ndumva nagarukiriza aho ngaho, murakoze, dukomeze tuganire twisanzuye. Ntabwo ari intambara hagati y'abanyamakuru ba siporo n'aba social media influencer. Ndimo ndavuga ko nyirizina stade nta muntu yubakiwe n'uwitubakiwe, bijyanye no guheza, bijyanye no kuvuga amagambo nk'ariya, nabyo ntabwo ari byo kuko biriya ni anti campaign. Naho ibyo kuba umuntu yategura nabi, keretse igihe wavuze uti hari inkunga yanjye nashyizemo none inkunga yanjye ikoreshejwe nabi, uko twakagombye kuba tubiteguye n'uburyo byakozwemo byabaye successful. Ndahiro mama segonda abiri, wowe nta na rimwe ujya unenga abantu ku bintu kandi utatanzemo umusanzu. Kunenga ni ibintu byo kwisanzura, bavuga yuko commentaire ziri libre, ikintu kitayegezwa ni facts. Oswakimu byarenze kunenga, habamo kwibasira no gukora anti campaign. Twese ibyo tugende iriya anti campaign nayemeye nanjye nayineze Godfather. Uretse gato noneho kugeza ugenda ureba ikiganiro yakoranye Gasuka amuhamagaye, yageze aho ahuza wowe Oswakimu yaramwibasiye barenga igihe n'umukino urangiye barakomeza baramwibasira. Bigaragara ko nuza no kwitegereza aravuga ko se muhungu biriya yakoze ari ntuza ari Kenisi wabitumye se muhungu kubikora. Urimo kumva mwijya kure uretse gatoya, uretse mbanze papi, uretse umucyo nona uretse gatoya
papi umva reka mbabwire ikintu kimwe mve muri stade uretse gatoya papi ihangana ariko uzi ko njya nindana ijambo Godfather uribuka ko navuze yuko Lorenzo akwiye gusabira imbabazi icyo gice cyo kwemeza ko Kenisi yatumye Semuhungu kubyina kuriya icyo ntabwo nakumvishe DJ Brian ko Kenisi atari we wagize uruhare direct rwo gutumira Semuhungu ni ukuvuga ngo niyo Kenisi yaba yaratumiye Semuhungu siwe nta gihamya gihari ko yamutumye kubyina kuriya ngaho komeza papi. Match ya Gasogi na Rayon Sport ikimara kurangira aba DJ barimo DJ Caspi, Sonia na Brian bazamutse kuri stage bajya gucuranga. Mbere yuko uyu muhungu nimba ari hano kuri space ambabarira nabivugisha ukuri yaramanutse ahagarara hamwe haba hari tapi y'umutuku aravuga we mwijwi rye ngo ibi ngibi ngo ngiye kubisenya Induwo mwijwi rye inde Lorenzo turashize ngo yaravuze ngo ibi ajya gufatira ya video ya Semungu ya postinze ibi mbibabwiye nari ndi kumwe n'umugore wanjye nari ndi kumwe na Kasuku kuko Kasuku twarasohokanye Lorenzo gubwe nimba mbeshye nimba hari n'aba DJ bari batarazamuka kuri stage barabyumvishe gubwe yivugiye mwijwi rye ngo ibi ngiye kubisenya joto di franchement my dear nje ntabwo iriya Twitter nari kuyitindaho kuko ni ikintu yari yagambiriye yavuze no mu kanwa ke Oswaki kuko nari ndi kuri stade ngewe Semuhungu sana amafoto ya Oswaki Semuhungu nkeneye amafoto ya Oswaki ya ntuza ya nkeneye amafoto ya Lorenzo ari gutwekinga nawe yatwekinze nkeneye amafoto nkeneye amafoto nkeneye ntabwo batarakoje Semuhungu ibintu byose bishyira hanze ndahiro fungura mic yawe ibingibi ari yaravuze ngo agiye gusenya iby'umukino wa Gasogi ibyo uvuze ibyo yaravuze ngo mbere yuko afatira ya video yaravuze ngo ibi ngiye kubisenya ubwe space y'intambara iri mu ibiki yavuze ko agomba gusenya imibyinire ya Semuhungu cyangwa match yose sinzi ibyo yaragiye gusenya ibyo ari byo ariko iryo jambo yararivuze Oswaki ngusaba wansabira Lorenzo akagaruka gushyira umucyo kuri iki kintu niba ntacyo bimutwaye Lorenzo ari muri space mbabarira umwandikire aze avugira ikintu avuga kuri ibyo ndagusabye let me try it komeza ndahiro vare niyo mpamvu nabwiye ngo nge iriya Twitter ntago yantunguye yego kuko ni ikintu yari yagambiriye gukora kimurimo iryo jambo yarivuze icyo yaragiye gusenya nimba ari ibingibi turibona biri gutrendinga ntabwo ariko iryo jambo yararyivugiye ubwe naromeye kabisa Oswaki wararenzaho iki Semuhungu nyuma yo gukorerwa ibintu byagambiriwe bakakwibasira kuriya urajya mu nkiko yewe nawe njya mu nkiko none se ko isi iri kureba kugira neza ukabisanga imbere wanagira nawe ukabisanga imbere reka dufate umugwi w'amahoro ubwo nawe isi zamwigisha ndetse umuntu ufite urwango rumeze gutyo ubwo se n'uyu nguyu turabivuganye ngo azavuga ibyo ngibyo bro uriya mwana ntabwo ari umwana mwiza biriya byose ni ishyari n'urwango reka dufate umuntu bita Jado yari ahari n'ibyo bitangaje urakoze Jado murakoze reka nshimire abantu bose baciye hano nabaye nkutangira space rwose ibintu wenda bigize buri wese agenda yisobanura hari ikintu Oswaki ndamuzi ni umugabo nemera kuva kera wenda arabizi ariko ibyo Ndahiro avuga cyangwa se ibyo Eric avuga uyu munsi dufite abantu guys wenda buri muntu wese afite uko atwara ubuzima bwe nuko agira hari abantu wenda muri societe yacu bonse cyangwa se wenda
bafite ukuntu ibintu by'ishyari biri muri DNA zabo, ariko uyu munsi bakwiye kwicara bagasenga Imana ikabibakuraho. Uyu munsi Okay, Eric, reka manze gukorekitinga, ntabwo iwanjye hari amagambo atajya akoreshwa. Abantu bonka amashereka, ntabwo abantu bonka ibyo batekereza. S'il te plaît, hari amagambo ntajya nemera iwanjye muri DNA urakoze ariko icyo mvuze, icyo nshaka kuvuga, iyo tuje hano mu byo tuvuga no mu byo dukora biba bigaragaza aho turi. Ishyari cyangwa se ikintu cyabaye kuri Eric ntago ari ibintu bihera none. Ntago muvugira, ntago mvugira icyo, ariko ntago ari ibintu bihera none. Uyu munsi Eric yatabyina hariya, icyari akazi yari yahawe uyu munsi kaba kari kuvugwa. Ntibiba bigukritikwa ko ntacyo yakoze, kuko bigitangira, kuko abantu bamwe bari kwitiranya ibintu. Eric hano ari kuvugwa, ariko ibintu umuntu wakabaye uri kugira cyangwa se uri kwatakwa ni Kenisi. Imyumvire cyangwa se buri wese uri bubikurikira arabyumva, kuko Eric icyo yakoze, ibyo yagize gute, nta bana cyangwa se nta bana ba runaka yagiye kubikorera, yagiye kubikora nk'akazi, yishyuwe no kugira ngo n'ubutaha aho kugira ngo babe bamukritika ko ntacyo yamaze hariya, agende nyina aryoshye intuza. The entertainment stade ntago stade no suko nibuka umukinnyi wa Rayon Sports watsinze igitego, ubuko nibuka abakinnyi cyangwa se n'umutoza wa Gasogi, ariko nkaba nibuka ko Eric yari ahari nk'umuhosta, yari ahari nk'iki. Uyu munsi guys, ibyo mwakora byose abantu b'abanyamugisha mujye muza yenda mubabaza abantu mugire mutarika, abantu b'abanyamugisha still bazajya bakomeza ari abanyamugisha, kubera ko uyu munsi ntabwo Imana yo mu ijuru cyangwa se ikindi kintu cyose cyacu urubanza kuri Eric nta bugoma aba yabikoranye, nta muntu runaka aba yabikoze ngo avuge ngo najya kubyina kuriya birababaza runaka. Bibabaza abantu bafite ubugome badafite kwishima. Rero intuza kuza hano ukicara ukavuga ngo ibintu ntagizemo uruhare, ndaza mbisenye, ndaza mbigire gute. Guys, come on. Uyu munsi umwana wanga ni ukura, azajya Eric azakomeza cyangwa se n'abandi bose mujya mugira, njya mbibona nk'abo ukajya ukabona bahaye nk'ikintu cyangwa se Brian akoze nk'ikintu ngo uyu ngo yari amafaranga ngo yimfubye ngo yiki, we wazifasha izo mfubye ukajya uyarya. Hari abantu hano uyu munsi bakora ibintu twumva ko tudashoboye, twe twakumva ko tudashoboye tutabageraho, tukabagezaho amagambo no kubatera amabuye. Guys, uyu munsi twicare, wenda bamwe baraza none ntibamenye ngo urugendo rwa runaka rwatangiye aha, urwa runaka rwatangiye aha ngaha. Uyu munsi ujya ureba umuntu wese ufite izina, ufite uko ahagaze, ufite uko ubuzima bwiza bwe bumeze mu Rwanda, aterwa amabuye. Ibyo bintu mwabihinduye mukamenya ko n'Imana yo mu ijuru iyo igusize amavuta, guys, uza nawe usigeho nushaka ibyondo bikubita, ariko ujye umenya ko ayo mavuta azajya atuma ibyondo bihinduka. Rero mu myumvire yanjye cyangwa se no mu nuko nagiye nkurikirana ibyumwe, uyu munsi abantu bafite ko inda zabo zagiye zibagira gute, zibatanga imbere, kumva ko nimba runaka yageze aha, nimba adashaka kugira icyampa nanjye ndaza muvuge nabi. Uramuvuga nabi urinde ku Imana yavuze neza, utaza ngo ugire icyo umukoraho. Ngaho reka imigenurano gana ku musozo. Reka ngane ku musozo. Guys, nujya ubona ukabona umuntu hari icyo akurusha, mwegere umubaza uko yabigezeho, nawe uzabyungukiramo cyangwa se nawe uzabyigiraho. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Urakoze cyane. Umusore w'Imana, fatiraho wihuta. Godfa, murakoze cyane. Iyi space itumye tumenya ibindi bintu. Twumvishe ko ikintu cyari cyihishe inyuma y'izi nzangano ari ishyari riri hagati y'aba influencer n'abanyamakuru ba siporo. Nubwo ubwo Lorenzo reka dufate ko yaje agahagararira abanyamakuru ba siporo, akaba ari igaragaza, akaba debanda akajya imbere, ubwo nawe aze kwihanganira uko byagenze. Njye rero ikintu mvugaho ni utuntu turenze kimwe. Ubundi umugabo wakoze cyane agira critique, bivuga ngo rero Kenisi yari yakoze cyane kugira ngo yitabirwe match y'abareyo na Gasogi. Ebana sinzibagirwa publicity ivuga ngo umugore wacu Rayon Sport tumushyingire, papa arimo abivuga. Uko byagenze rero kose umusaruro ni utaragezweho. Hanyuma rero ngewe mbere nari natekereje ko ari prank, kuko natekerezaga ko rwose
umumama Semuhungu agarutse kuri Spotlight kuko urumva kuva yagaruka mu Rwanda niyo event nini yaragiyeho mu itangazamakuru ariko si ibintu byo kumwituma mu bikura hehe mwabaye ibihone mwese wagahambirwa bashaka ngo umumama cyangwa n'umugabo tafaka. Okay, reka ubwo se mwite reka mwite shangazi nkuko ajya yigira ni umukobwa ako se waretse akivugira umuntu uko abishaka rativugira uko abishaka waretse wagira navite magazine none se nimvuga umugabo kobwa nabwo ndabambwishe ufite umunota umwe urabubwishe nawe ndi umugabo kobwa nonsense uri umugabo ntufite amakumbu shangazi urakoze. So ngiye mbere nari natekereje cyane ko kuko ndebye ziriya message bandikiranye nari natekereje ko ari prank kuko numva gukuntu Lorenzo yisobanura nta gihunga atewe n'ibintu n'imijugujugu n'iki none nkahita numva uburyo